umutwe wawe hari hormones Imana yaremye yitwa PEA, phenylethylamine. Iyo ukundanye gukundana n'umuntu iza mu mutwe. Iyo phenylethylamine ukuntu imeze nkaho logic brain yawe iyisinziriza, ujya kuri autopilot. Niyo mpamvu ukora ibintu wabishyira mu bwenge nyuma ukavuga ati ariko ni ibiki byari byaramfasha. Abantu batandukanye nibo bakundana, hatabayeho icyo kintu nta umuntu mubana muhindukira umurebe mu maso umubwira uti Imana yarakoze ko yabanje kunsinziriza. Haleluya. Imana isinziriza Adamu nibyo ikora kuri wowe. Niyo phenylethylamine nuko twebwe dusoma ngo yaramusinjirije, ariko nta siyanse dufite ngenzi cyabaye. Buri muntu wese kugira ngo abantu babane bagomba kubanza gusinzira, kuko opposites attract. Umugabo uvuga cyane, haleluya, akundana n'umukobwa n'umudamu utavuga cyane. Umuntu ukunda abantu cyane, usabana cyane, haleluya, turi mu nzu y'Imana ntagire ubeshya. Ujya ugasanga umuntu, the opposite always attracts. Hatabayeho iyo stage ya romantic stage, nta umuntu muri kumwe uyu munsi, ntago nkeneye kuba umuprofeti, ntago mama muri kumwe. Dore rero ikibazo kibaho nuko ikintu cyabahuje iyo kwa gusinzira kuvuyeho, nicyo kibazanamo ikibazo. Iyo ukangutse buracya mu gitondo ukavuga ngo ariko reka nkubaza, kuva ku kazi ugafata ibirato cyangwa inkweto zawe ukuyemo ukazitereka aho bari buze kuzihanagura, niki kintu kigoye kirimo? Mu bintu byose ukora iki cyakunanije iki? Kandi ikibazo hashize imyaka 3 ariko abikora, ariko uyu munsi kuki bibaye ikibazo? Gusinzira kwaragiye, uburakanuye. Ukundana n'umuntu icyatumye umukunda, wowe wari umuntu uri shy udakunda kujya hanze, noneho wamubona ukabona ukuntu ari outgoing, ukabona ukuntu akunda gusabana, ukabona ni ibintu ukavuga ngo wow. Mwamara kugera mu rugo ukamubwira reka nkubwire tuzasoka kuwa mbere tujye gusura abantu kuwa kabiri, ibintu bya sociale bingeza, nicyo wamukundiye. Ariko ka gashinge Imana yaguteye karashize, anesthesia yagize ite, yarashize. Haleluya. Umugabo ufite ntumujugunye uyu munsi, Imana yaje gukiza urugo rwayo.